umugisha w'Imana amahoro y'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikirana Eva Mama Lionel. Uraboneza Mama Lionel. Uraho ariko umva impano zirarutana pe. Impano y'itangazamakuru ntabwo nzayirerera. Burasirazuba irengeza amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali n'agatandatu y'abadesipora abantu mukunda Eva Mama rwanda ngira vuba vuba kugira ngo kubite wangura. Mbagira no kuri pe ntatindira abantu mbese bumva burasirazuba irengeza amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali n'agatandatu y'abadesipora abantu no subscribe abantu mwese mwifuza ko iyi channel yagera kure ukabusharinga ukabutumva ikiganiro wenyine cyagufasha ukagiha mugenzi wawe. Impamvu tukubwira ngo kora subscribe no kugira ngo uko bukeye nuko bwije ujye ubona notification kandi uhite winjira muri icyo kiganiro ugire ibindi ugenda ureba ukurikirane nk'amasengesho arimo muri iyi minsi 30 yo hanze n'Imana aho abantu bagenda bakira ibitangaza byabo aho agerera ku ngingo ya buri muntu wese uko yarategereje ijambo ry'Imana. Imana amahoro rero bamugisha kandi bishimire. Tugiye gusaba Mama Lionel asenge namara gusenga atugeze icyo umwami Imana ashize ku mutima we. Shalom. Amina. Mana ndagushimiye cyane. Ineza yawe ntigirondoreka twibesherejweho nayo. Rukundo dukunda ntirugira akagero. Hari igihe twibuka ineza yawe uwo munsi bukira tutavuze kandi atari uko twababaye. Ahubwo twatekereje aho ineza yadukuye. 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 Wadukuye kure ishyanga inyuma y'ishyamba. Nta wundi wakatwemeye. Nta wundi wakatwemeye akadufata akatwoza aho amadefo twazanye nenge twazanye imiziro twazanye twinjiye mu nzu yawe dufite imiziro dufite inenge dufite imyaku tudasa nabi tutarabo gukundwa ariko ineza yawe haleluya haleluya ineza yawe si yanone iraganje tugeze mu nzu yawe ineza yawe ntiyahwemye ntabwo twahwemye kuyibona waduhaye ibyiza byahera imigisha mu gakiza turayibona turayirya turayambara idutungira abana idutungira muri uyu mujyi idutungira mu mazu y'abandi idutungira mu mihanda idutungira na bene wacu neza yawe twarayibonye. Haleluya. Urakoze 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 waratubaniye mu neza yawe waratubaniye. Haleluya haleluya haleluya. Shimwa Mana shimwa Mana. Haleluya haleluya shimwa Nyiringabo ushimwe Nyiribihe. Kuboko kwawe ntikurahera nicyo cyiza dufite. Gutwi kwawe ntikuraziba nicyo cyiza dufite kandi tugufite nta wundi murengezi twifuza. Urakoze nagushimiye kubana natwe muri iki kiganiro tuganira ijambo ryawe n'abantu wararitse kuva dutangira kugera dusoza ukoko kwe kwiza kuraba kuri twebwe mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera. Amena amena. Yesu abahereza umugisha mwinshi cyane ndabakunda. Nagira ngo tuganire amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Yosuwa. Igitabo cya Yosuwa igice cya 6 umurongo wa 20 hari amagambo aryoshye. Haravuga ngo abantu bahera ko barangurura amajwi abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe barangurura amajwi inkike z'amabuye zirariduka abantu barazamuka batera umudugudu umuntu wese imbere ye barawutsinda. Imana ishimwe cyane. N'amagambo nshaka ko tuganira kandi Bibiliya ifite amagambo aryoshye. Ntuzategereze kujya gutega taxi ijya gushaka umuhanuzi. Ntimukivune umuntu unkurikiye ntimukigore utega ujya gushakishiriza umuhanuzi kure dore umuhanuzi ngoyi. Hano harimo ubuhanuzi butavangiye nk'ubu hano ugiye kumva icyo Imana ishatse kuvuga muri aya masaha.
izi nkike mbere yuko ziriduka hari ibyabanje mbere yuko inkike ziriduka ubundi habanza amakuru. Hari icyo Uwiteka atuvuzeho turi Kadeshi y'i Baruneya. Aya ni amagambo abanjirije izi nkike. Habanje igikorwa cy'ubutasi, habanza gutata abagabo 10 batifitiye icyizere. Bahageze baba abagabo 10 ariko batajya bigirira icyizere n'umunsi n'umwe. Bahageze babonye Abanaki basubiraho birukanka. Bamwe nimba baragiye batera rivanse, abandi nimba barerutse batera ibinyoma, simbizi sinarimara. Cyo nzi cyo nuko birukankanye ubwoba. Ntaye bacyuye ubwoba. Ibaze kujya gutata ugacyura ubwoba. Ukanahava wihinduriye seva amazina witwa Mirangamuntu. Ukava wihinduriye izina. Kavuga uti nkurikije ukuntu mbabonye nsanze ndinze. Ukiyambura ubumuntu, ukiyambura seve yawe, ukiyambura uko wari waragizwe n'Imana. Wowe ugahita wiyambika ngo nsanze ndinze. Ariko banigize akanyamaswa gato ngo turinze iki. Iyo bavuga bati basi dusanze turi nk'impaca. Cyangwa dusanze turi nk'inkende. Cyangwa dusanze turi nk'impyisi basi. Dusanze turi inzige mu maso Abanaki. Urumva mbere yuko yarakuriduka hari ibyabanje. Kandi aha ndi kukwerekeza ahantu ikibazo cyawe kigiye kurangira ibyakibanjirije. Haleluya. Ngo haboneka abandi bahungu 2 Yosuwa na Kalebu ndabakunda. Imana bahumugisha mbakomeye amashyi. Abagabo buba. Ngo bahageze mbega bagiye mu byo bazi kwigirira icyizere. Ubwabo ku giti cyabo bigirira icyizere. Kabiri bagirira icyizere ijambo Imana babwiye bari Kadeshi Baruneya. Gatatu baha agaciro ko Imana itararangiza akazi ikiri mu kazi. Amina, ikiri mu kazi. Barangije bahura n'umudamu w'indaya yabigize umwuga. Amakonegisi yari muri aba bagabo ahita yicomeka mu nda ya Rahabu. Rahabu ishiduka ifashwa n'umwuka w'ubuhanuzi tiri iravuze ngo Uwiteka abahaye igihugu. Abahaye igihugu niko data wa twese avuga. Ayaya. Arangije arababwira ati nkurikije ukuntu mbabona. Amavuta mufite intsinzi iri muri mwe ibahumuraho n'abagaragara. Ndabinginze ubwo Uwiteka abahaye igihugu mundahire ko mutazanyica. Mundahire ko ntazabigenderamo. Arangije arabahisha. Aborosi imigwego. Ababahiga barababura. Barangije bamusezeranye isezerano. Bati twebwe tuzaza gutera Yeriko. Uwiteka arayitugabije. Turumva amavuta y'uko Uwiteka ayiduhaye. Tutishinze amakuru dusanze mateye ubwoba. None wowe uzapfundika akagozi gatukura kuri portail yawe, ku idirishya ryawe. Nurangiza abo ukenera gushyira mu nzu bashyiremo. Ngo barangije barataha bamanukana ibimenyetso by'igihugu, bamanukana ibimenyetso by'inzabibu, ibimenyetso by'inzabibu, ibimenyetso by'ubutsinzi, ibimenyetso by'uko abantu bazatabarwa. Kandi niyo note ufite mu mufuka please n'inzabibu ni ikimenyetso cyo kuzatabarwa. Nishaka ipfa kuba ari ya 2 ya 5 y'igihumbi icyo ni ikimenyetso cy'uko uzatabarwa. Icyo ni ikimenyetso cy'uruzabibu cyatuma uhagarara ku mahame yo guhesha Imana yawe ko izatsinda. Ndafashije. Baragenda basanga hari abagabo bahiye ubwoba bateye n'abandi ubwoba. Barangije bavuga tumva ibyo ababwiye n'ukuri. Icyo gihugu koko uko bavuze hatavuyeho na kimwe n'ukuri. Abo Banaki barahari bateye ubwoba. Nibyo uretse nataye bazi kurwana. Kandi koko iki gihugu bavuyemo uko bababwiye n'ukuri harakinzwe cyane, hafite protection ikomeye. Turebeye mu mubiri uko tumeze n'intwaro dufite, uburyo yari kukinze n'uburyo yubatse na protection ifite, nta bushobozi dufite. Ariko twibutse ijambo Uwiteka yavuze, Abanaki badahari, twibutse ijambo Uwiteka yavuze, dusize mu mwuka tubahinduye ubugari. Abanaki tubahinduye ubugari, tuzabarya nk'abarya imitsima. Sifa kwako. Tuzabarya abarya imitsima. Zamuka mu cyiciro, zamuka mu mavuta, zamuka mu mbaraga yo guhabwa ubushobozi ku Munaki ukuri imbere. Zamuka mu kwizera, zamuka mu mbaraga z'ubushobozi
zo guhabwa ubushobozi bwo gutsinda umunaki ukuri imbere, inzara ikuri imbere, ubushomeri bukuri imbere, ikigeragezo kikuri imbere, inzozi mbi zikuri imbere, icyaha kikuri imbere. Zamuka mu bushobozi bwo kumva uri hejuru yabyo. Haleluya, Mana ishimwe. Barangije Uwiteka arababwira ati mugende sasa mupange urugendo, mupange gahunda. Iyo ari ukuntu hakinzwe no ku buryo hakomeye, mu ntwaro mufite nta nimwe yaharitura. Nta grenade mufite, nta bisasu mufite, nta bifaru mufite, mwebwe muzamukane uko kwizera mufite. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, ako kanwa mufite mukazamukana. Gatatu, muzamukane kondisiyo zo guhabwa iki gihugu. Haleluya, ndafashijwe. Ngo barazamuka. Uwiteka arabwira ati gahunda ihari ni ukuzunguruka. Murajya muzunguruka inshuro 7. Mucecetse. Hari igihe biba ngombwa ugaceceka ndugu yangu. Mucecetse. Umva ko na mama Lionel avuga. Hari aho nageze kugera mpora n'ikigeragezo gituma nceceka nanifungirana mu nzu. Ubwo ufite amatsiko y'icyo ari cyo ntacyo nkubwiye nona. Tuzabivuga dusoje ikigeragezo. Umuhanga ntavuga ikigeragezo atarabona intsinzi. Dore ko muzi kujya kuvuga ibigeragezo intsinzi itaraboneka. Mukunda kuvuga ubuhamya, mujye murindira ibihamya biboneka. Iyo uhorana ubuhamya mu kanwa nta muntu baguhaga vuba. Rindira ubuhamya bubyara ibihamya. Turindira ibihamya. Aba bakozi b'Imana baragenda barazunguruka abacecetse. Ari igihe ngombwa bigasaba guceceka. Gasaba kuceceka. Undi si byo uri kubiratirana. Uri kuratira nde ku rugo rwakunaniye. Muhamurata ni ibiki? Uri kuratira nde ko umugabo agukubita. Byose uri kubibwira ninde? Uri kubibwira ni ribu. Hego ukajya no kubibwira mama wawe. Byose uza kuvugaho ni biki? Erega uri kurata ngo maze amezi 3 ngo utishyura inzu ngo none ngo banyiranzu ngo nata umutwe ngo nasaze ngo nasize. Byose ni murabibwira nde? Ubibwira ko nawe ashaka kuba afite amezi 5 atarishyura. Uri kurata amezi 2. Ceceka. Ikigeragezo gisaba guceceka. Ngo urabona ngo maze imyaka 5 ngo nabuze urubyaro ngo none ngo ndumva ngiye gusara ngo nsigaye numva ngo ahandya ngo rwose ngo jewe ngo nanabivamo ngo umwaka nushira isata. Ceceka ukurikirana amakuru yo guceceka. Hari igihe ngombwa ugaceceka. Muhangara ceceka. Ngo barazunguruka umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri bakoresha iyo systeme yo guceceka. Ariko jya uceceka, ntugasakuriza abandi banyeshuri, twese turi mu ishuri. Kandi wowe n'ingorane ufite nuko wanze kwiga uba muri internet. Uri kwiga utaha niyo mpamvu ufite n'urusaku rwinshi cyane. Ceceka. Ngo barazunguruka barongera baraceceka. Uwiteka arangije abaha amakuru arababwira ati ku munsi nzababwiriraho ko musakuza. Buri kintu cyose mufite ikivuga, abafite amashyi avuga ukagira ngo arimo mikrofone, abafite agahogo, abazi gukubita ibikobwa, abazi kuvugiriza, abafite amafirimbe, ikintu cyose ufite kivuga nzababwira umunsi wo gisakuza, wo gusakuza no gutera hejuru. Nzababwira umunsi wo gusakuza kuko Yeriko tekinike ya Yeriko gutsinda Yeriko irakinza cyane, irubatse cyane, irakomeye. Nta nyundo, nta bifaru, nta bibombe, ntaki. Yeriko izicwa n'imbaraga ziri muri mwebwe, izasenyurwa n'imbaraga ziri muri mwebwe. Kubw'imbaraga zidukoreramo. Kandi ndashaka kukubwira ko imbaraga zigukoreramo ntabwo zoroshye. Ntazagira n'umuntu ugupfobya, ni woroshye. Sinzi impamvu uba wipfobya wigira inzige. Ntabwo woroshye. Jya ubwira abazimu kutoroshye, ubwire satani kutoroshye, ubwire kuroga kutoroshye, ubwire kugendaho kutoroshye. Jya uhora ugaragariza abazimu kukaze. Barambabwira ngo mujye mugira confidence imbere y'abadayimoni. Kandi ibi bintu Eliya yarabigiraga, please. Havuga gatumva nta mvura nta n'ikimwe. Nimba ndo umuntu w'Imana akakanya, ubundi kikubwira umuntu w'Imana agira confidence. Muri we habamo gutsinda, muri we habamo birashoboka, muri we habamo birarangiye, ntabwo habamo biratangiye, habamo ko ibigeragezo birangiye. Mana ishimwe. Mvuko Bibiliya ivuze ngo abantu baherako barangurura amajwi. Haleluya.
ku munsi wo gutsinda, ku munsi w'intsinzi ngo abantu bahera ko barangurura amajwi. Haleluya. Abatambyi bakivuza amahembe, abatambyi ariko muri abatambyi ko mwakiza amahembe hasi ngo mweguye amavuta mwirirwa musiga abantu ngo mudusize mu biganza ngo tugiye kwakira umugisha bugaca amadeni atwirundaho. Ubundi bintu mwatubeshe biri bazi imyaka 7 ngo maze usiga abantu amavuta mu biganza ngo iki cyumweru ngo faya, iki cyumweru ngo barakira ngo faya. Aya batambyi dukeneye ko abatambyi bavuza amahembe, mureke kuvuza mu madeba aho ngaho. Abatambyi bavuza amahembe, dukeneye abatambyi bazi kuba mu kibazo, abatambyi bazi kujegeza Yeriko. Apana barimo muzubaka ahubwo mugatuma Yeriko zidukomerana. Uza abatambyi barimo batuma Yeriko zikomerana abantu bayoboye. Ugasanga Yeriko aragukomeranye bitewe n'umuntu kuyobora. Umuntu kuyobora arakuzezengeje, uraba mu bye mpaka protocol igeza mu gitondo iminsi 10 waragiye go protocol umushumba wawe, waribagiwe ko wubatse urugo, waribagiwe ko ufite abana bakeneye kureba ko bakoze homework, waribagiwe n'akazi kawe ngo ndambikaho ikiganza batazanyirukana, bakwirukana mu kanya ukaburaje. Abatambyi bite byanyu mwebwe, undi bite byanyu bite byanyu, mananirwa gutambira abakirisitu muyoboye ngo babone amahoro, ahubwo mukababwira ngo nibazane ibitambo. Mwabakenyuruje utuntu bibitseho, babaye abakene barabajeho bakize. Si ubwo mwebwira mwebwe ko nta rubanza mufite. Mvuko Bibiliya yavuze ngo amajwi, ngo abatambyi bakivuza amahembe. Urumva abantu bararangurura, abantu bahera ko barangurura amajwi niyo yasabwaga mu bakirisitu muri rubanda ruciriritse. Abatambyi basabwaga kuvuza amahembe. Ubu kibazo gihari, turi kumva amajwi y'abakirisitu ariko twabuza amahembe y'abatambyi. Iri jambo rirumvuga n'abantu bamaze iminsi muri ibi bintu. Hariho urusaku rw'amajwi y'abatambyi y'abakirisitu, hariho urusaku rw'amajwi y'abantu, ariko urusaku rw'amahembe y'abatambyi rwarabuze. Niyo mpamvu Yeriko yabarumbararanye, niyo mpamvu Yeriko yabaye ibibazo. Mani tugirira neza cyane ngo muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe. Wabyumvise? Ayumvikanye mbere n'amajwi y'iki? Y'amahembe. Amajwi y'abataha. Icyumvikanye mbere n'amajwi y'abatambyi. Dukeneye amajwi y'abatambyi kugira ngo Yeriko iriduke. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe, barangurura amajwi. Habanje kumvikana amajwi y'amahembe, barangurura amajwi. Cyakurikiyeho inkike z'amabuye zirariduka. Cyo ni ikintu cya mbere, inkike z'amabuye zirariduka. Iki kintu cyumve neza, kuriduka no guhirika, gutembagara ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuhirima bihirimye fondasiyo yasigara, kandi guhita uzamuriraho fondasiyo biroroha. Ariko Bibiliya ivuze ngo bacyumva amajwi y'amahembe y'abatambyi n'amajwi y'abantu, inkike z'amabuye zirariduka. Kandi kubw'uru rusaku, kubw'irijwi, kubw'ubutwari Imana yashyizemo, kubw'imbaraga numva mfite muri ibi bihe, nanjye hari Yeriko nsakurije aka kanya ziriduke. Hari Yeriko nsakurije aka kanya ziriduke. Ndasakuriza Yeriko irumbaraye imbere yawe. Birashoboka ko imbere yawe haba harumbaraye uburwayi buriduke. Ikigeragezo ufite kiriduke. Intambara ufite iriduke. Ubukene ufite buriduke. Stile systeme gahunda n'ukuriduka. Biriduke. Vuga ibintu nka 5 bigomba kuriduka muri aka kanya. Ziriduke ngo abantu barazamuka batera umudogodo. Bateye umudogodo, inkike zimaze kuriduka ngo abantu bose barazamuka. Kandi nkunda ko intambara yose tuyirwana tuzamuka. Ibibazo byose tubirwana tuzamuka. Ngo abantu bose ngo barwana bazamuka, ngo batera umudugudu. Umuntu wese imbere ye barawutsinda. Ikibazo kiri imbere yawe nguhesheje kugitsinda. Intambara iri imbere yawe akira intsinzi. Yeriko wenza kubona uriduka, waridutse bareba, ntabwo babyumvise, bari bahari. Turashaka ko ibi bintu birangira uhari. Ibi
ikigeragezo kiri imbere yawe uhawe kugitsinda, ngo barawutera buri muntu wese imbere ye, barawutsinda. Intambara iri imbere yawe akira kuyitsinda, inzara iri imbere yawe akira intsinzi, ubusiribateri buri imbere yawe gutsinda, ariko uzaba uve mudasambanye. Dore n'impamvu muri ino minsi mutari no kubona abagabo bamwe nuko musambana. Ntabwo Imana yapfa kuguha umugabo kandi aho umushakiye umubona, ahubwo icyo nacyo kimeze nka cya Yeriko, cyarumbaraye kiyubatse, nacyo nikiriduke. Icyo kigeragezo kiri imbere yawe akira kugitsinda. Icyo cyaha kiri imbere yawe cyakunaniye nacyo kirumbaraye nka Yeriko, kikomeye kubi, ariko akira intsinzi mu izina rya Yesu. Buri muntu imbere yahabwa intsinzi. Akira intsinzi mu muryango, akira intsinzi aho ukorera, akira intsinzi ku ntambaro ufite, akira intsinzi ku kwezi kutarashira wumviyemo iri jambo, akira intsinzi mu izina rya Yesu. Mana ishobora byose, twakiriye intsinzi. Abo waremye twakiriye intsinzi. Haleluya. Twakiriye intsinzi. Haleluya. Twakiriye, haleluya, twakiriye intsinzi. Intsinzi, haleluya, twakiriye intsinzi. Tubonye Yeriko iri imbere yacu iriduka, kandi icyo watuvuzeho badahari kiduhesheje gutsinda bahari. Icyo watuvuzeho baryamye kiduhesheje gutsinda babyutse. Icyo watubwiye bari mu hanze y'igihugu kiduhesheje gutsinda bagarutse mu gihugu. Icyo watuvuzeho batemera ko kizaba kiduhaye bahari bareba. Duhaye intsinzi ku manywa y'ihangu. Twakiriye gutsinda intambara iri imbere yacu. Twakiriye gutsinda amahanga. Twakiriye gutsinda tugatsindira ibyacu. Twakiriye intsinzi. Intsinzi yacu ntabwo iba mu gutombora, ahubwo iba mu maraso. Intsinzi yacu ntabwo iba muri betingi, ahubwo iba mu maraso wa Yesu. Intsinzi yacu ntabwo iba mu bantu cyane, ahubwo iba mu muntu. Twakiriye intsinzi. Haleluya, haleluya. Urakoze. Urakoze kuduhaye Yeriko. Urakoze ko wari warabivuze, wari warabibwiye uyu muntu agira ngo abirota mu nzozi. None inzozi arazikabije. Yari yarabyumvise nk'inkuru ivuye mu muhanuzi, none inkuru ibaye impamo. Ndagushimiye kuri Imana y'amaboko, kuboko kwawe kwiza kubane n'umuntu wese ukurikiranye iri jambo. Imbaraga zawe ziriherekeze. Umuntu ufite Yeriko imurumbaraye imbere, imaze n'igihe, ahabwa amavuta yo kuyitsinda. Niriduke n'ibimenyetso byayo bisibangane. Ndagushimiye ko ubikora neza mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen, amen. Shalom. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka wera bibane natwe twese ibihe bidashira. Amen, amen.